ubushinjacyaha bwagaragaje ko Fata ku mavuta yakoreye The Ben ibyaha birimo kumusebya, avuga ko atazi kuririmba, kuvuga ku bukwe bwe n'Uwikeza Pamela buzabamo akavuyo, no kuba ku itariki 9 Ukwakira yaravuze ko azakomeza gusebya uyu muhanzi mu gihe cyose yaba atamuhaye amafaranga. So guys, reka twizere ko mumeze neza cyane. Uyu ni wa mwanya w'amakuru abagezweho mu ruganda rw'imyidagaduro ikaze. The Ben yahaye imbabazi Fata ku mavuta mbere y'uko umwanzuro w'urukiko usohoka. Aya makuru turakesha ikinyamakuru cy'inyarwanda. Umunyamuziki Mugisha Benjamin wamamaye nka The Ben yatangaje ko yahisemo urukundo no kubabarira. Ubwo yagarukaga kuri Sengabo Jean Bosco wamamaye nka Fata ku mavuta, aherutse gutangira ibirego bibiri yumvikanisha ko yamubujije amahwemo mu bihe bitandukanye, abinyujije ku murongo we wa YouTube wa Fata ku mavuta Clips. So The Ben wari umaze iminsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atangaje ibi mu gihe ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu tariki 6 Ugushyingo 2024 saa 9 aribwo urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rutangaza umwanzuro rwafashe ku byasabwe n'ubushinjacyaha. So aho bwasabiye Fata ku mavuta gufungwa iminsi 30 y'agateganyo muri gereza. Mu butumwa rero The Ben yanyujije ku rubuga rwe rwa Instagram, The Ben yavuze ko ahisemo imbabazi nubwo azirikana ko amagambo yasize avuzwe na Fata ku mavuta yabaye ibikomere kuri we. Yongeyeho kandi avuga ko ari bumusengere ngo agire umutima uciye bugufi kandi ufite amahoro. So ibyo ni The Ben wabivugaga abwira Fata ku mavuta. The Ben witegura gukora igitaramo cye bwite, ariko kandi yarengejeho ko ubutabera bukwiye kuganza cyo kimwe n'imbabazi. Yungamo ati, ndabizi ko twese twatsikira ariko tukazongera tukabyuka. The Ben yavuze ko mu isengesho rye asaba Imana gufasha Fata ku mavuta akarekurwa, kandi yiringiye ko mu gihe kiri imbere amahoro azaba inganzamarumbo mu buzima bwa Fata ku mavuta. The Ben yavuze ko kuri we urukundo ruzahora rutsinda urwango. Hanyuma rero mu rubanza kuri uyu wa kabiri tariki 5 Ugushyingo 2024 ubushinjacyaha bwavuze ko Fata ku mavuta yisunze imbuga yakoreragaho yatangaje amakuru ku bukwe bwa The Ben avuga ko buzabamo akavuyo, arenzaho ko The Ben atazi kuririmba. Hanyuma byari ku itariki 9 Ukwakira 2024 ubwo Fata ku mavuta yashyiraga ku rubuga rwe rwa X cyangwa se Twitter ubutumwa agaragaza ko ashaka amafaranga, avuga ati The Ben natansaba imbabazi ngo ame no ku mafaranga bizarangira muzimije. Ayo ni amagambo Fata ku mavuta yivugiye. So ubushinjacyaha bwavuze ko kandi ko Fata ku mavuta yakoresheje amagambo yivangura ku muhanzi Bahati, aho yavuze ko Bahati yashatse umugore w'umudiaspora mubi kandi ukennye. Ubushinjacyaha bwanavuze ko yasebeje Meddy mu biganiro bya nyuma yakoreye kuri Fata ku mavuta Clip, ngo yavuze ko Meddy yariye wa mukobwa muri ghetto akajya yirirwa amurya amaturo. Yongeyeho kandi ko Meddy ari we mugabo wemeye gukubitwa n'umugore we.
So ubushinjacyaha bwavuze ko RIB yihanangirije fata ku mavuta mu bihe bitandukanye ariko akinangira. Nyuma yaho ariko fata ku mavuta avuye kuri RIB yagiye ku muyoboro wa 3D TV avuga ko niyongera guhamagarwa ku byo avuga ku bahanzi atazitaba RIB. ngira ngo ako kantu karacicikanye mwese mwarakabonye. Kandi ubushinjacyaha bwavuze ko nyuma yaje gufatwa iperereza rigaragaza ko ashobora kuba akoresha ibiyobyabwenge ituma hafatwa ibipimo byaje kugaragaza ko afite ikigero cya 298 cy'ibiyobyabwenge. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko fata ku mavuta yakoreye The Ben ibyaha birimo kumusebya, avuga ko atazi kuririmba, kuvuga ku bukwe bwe n'Uwikeza Pamela buzabamo akavuyo, no kuba ku itariki 9 Ukwakira yaravuze ko azakomeza gusebya uyu muhanzi mu gihe cyose yaba atamuhaye amafaranga. So guys, ngayo nguko rero amakuru yaragezwe mu ruganda rw'imyidagaduro. Tubashimiye ko mwadukurikiranye muri benshi, natwe turabikunda ko mukurikirana ibiganiro byacu naho mu bindi biganiro. Bye.